twongeye kubakira ku rubuga rwa Blessed Family. Muraho neza, twari tubakumbuye, twongeye kugaruka imbere yanyu. Ngewe ni Betty n'umutware wanjye Manuel. Rero twongeye kugaruka nyuma y'iminsi mike twari turi kumwe. Tugarutse kugira ngo twongere tuganire mu bintu bitandukanye twemeje yuko tuzajya tuganiraho. Mbere yuko rero dutangira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe, reka nsaba umutware wanjye abanze asenge twiragize Imana mu gutangira kugira ngo Imana ize kubana natwe. Karibu. Uwiteka Imana yacu, Imana itugirira neza, Imana itwitaye ibihe byose, turagushimye kubw'uyu munsi twabonye muri gitondo tukaba turi bazima. Wakoze imirimo ikomeye kugira ngo data wa twese tugere kuri uyu munsi, uturinda, uduha ibyo dukwiriye. Nukuri turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Aka kanya tugiye guhurira mu kiganiro n'abakunzi bacu, turagusaba kugira ngo bane natwe, duhe Mwuka Wera adukomeze, adufashe kugira ngo ibyo tuvuga bibe byo guguhamya, byo guteza imbere ubwami bwawe. Urakoze rero kugiye kubana natwe, ukatugirira neza, kandi abatwumva ukagira aho ubafasha, ukagira aho ubateza imbere mu ntambwe zabo zo kwemera, mu ntambwe zabo z'agakiza. Urakoze rero kugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo nibwo tubisabye. Amen. Amen. Imana iguha umugisha kubwo kuturagiza Imana mu gutangira. Rero mbere yuko twongera gutangira kandi ikiganiro nyirizina cy'uyu munsi, turashaka kugira ngo twongere tubagezeho ijambo ry'umunsi, ijambo rihumuriza, ijambo kuko niryo shingiro ry'ibintu byose. Turasoma ijambo riri muri Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7. Turasoma umurongo umwe gusa. Reka dusome mu izina rya Yesu ijambo Matayo 7:7. Haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amen. Ayo niyo magambo atatu tugiye kuvugaho muri aka kanya. Amagambo asa nk'akangurira abakristo kongera kugaruka ibyo Yesu Kristo yasize atubwiye. Icya mbere yaravuze ngo musabe, mushake, mukomange. Gusaba ni kwa kundi tubyuka buri gitondo. Hari igihe umuntu abyuka ashaka gushima Imana gusa kubera yuko aba afite ishimwe mu mutima by'ibintu byose Imana yamusezeranije yabibonye. Tuvuge afite ibyo kurya, afite ibyo kunywa, ameze neza, nta kibazo afite. Undi nawe agashaka, ari gushaka, ashaka kumenya ibyimbitse Imana yacu dusenga, ashaka kumenya amateka menshi, ashaka kumenya ibintu byinshi, cyangwa se ashaka kugira ngo abone n'ibindi byifuza afite kugira ngo bisubizwe. Ibyo ngibyo byose biri muri iri jambo. Hanyuma ngo no gukomanga. Urabizi ugiye ahantu, ugiye gutembera, ugiye gusura abantu, ntabwo ugenda ngo wihure ku rugi rwabo gusa ngo uhite ufungura, ahubwo urakomanga. Iyo ukomanze bakagufungurira uba ufite umugisha. Iyo ukomanze bakakwangira, buriya baba bafite icyo bagushidikanyaho, bakavuga ati hari urunguruka, akavuga ati ni kanaka, kubera yuko hari ikintu badashaka yuko winjira mu rugo rwabo ngo muganire, cyangwa se ubagezaho maybe uje kubabwira ibyifuzo byawe, uje kubaguriza amafaranga, uje kugira gute, uje kubateza ibibazo. Bakavuga, bakakwihorera, bagasa nkaho batakumvise, bakakwihorera ntibagukingurire. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimushake, mukomange, muzakingurirwa.
icyo ngicyo nicyo ijambo ry'Imana riri kutubwira. Ni ukuvuga ngo hano ho kwa Yesu iyo ukomanze urakingurirwa. Waba umeze gute, waba ushonje, waba uhaze, waba umeze nabi, waba umeze neza, kwa Yesu iyo ukomanze aragukingurira. Niwe wenyine ibyo bintu ubikora, nta wundi. Muri iyi si ibintu ni birebire cyane. Muri iyi si ugira umukunzi uyu munsi ejo akahinduka umwanzi wawe. Muri iyi si ugira abantu benshi bakuriho kubera ibyo ufite cyangwa se ubutunzi ufite, cyangwa se ariko iyo bibuze bakigendera. Ariko kwa Yesu Kristo ntabwo ajya abasha gusubiza umuntu inyuma, abasha kwakira buri umwe wese umusanze. Iyo ukomanze ufite ikibazo uragenda ugakomanga akagukingurira, akakubaza mwana wanjye niki wifuza. Igihe cyari cyo cyose cyawe iyo kigeze arakuhereza mwana wanjye bya bindi wasabye, dore ngibi ndabikuzaniye. Rero muri uyu mwanya twashakaga kubibutsa yuko iyo dushatse, iyo dukomanze, iyo dusabye, ibyo byose turabihabwa. Amagambo atatu gusa: gusaba, gukomanga, guhabwa, gushaka. Ibyo ngibyo muri ayo magambo atatu, ibyo byose kwa Yesu Kristo nibyo atubwira kugira ngo dukore. Muri iki gitondo rero turashaka kugira ngo iri jambo naryo mwongere muryibuke, kugira ngo tujye turigenderamo, ntitujye twibagirwa indangagaciro Yesu Kristo yatubwiye, ahubwo yuko ari ukuri. Muri iki gitondo rero tubahumurije muri iri jambo, haracyari ibyiringiro. Nimusabe, nimushake, mukomange, muzakingurirwa. Imana yo mu ijuru ahantu hose muherereye ibagirire neza kandi biteho. Turabakunda. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Murakoze cyane. Ni ijambo numva ryahumuriza abantu. Yego. Hari uri kwibaza uko yabigenza muri uyu mwanya, ariko Umwami Yesu aratubwira ati nimukomange, nimuze aho ndi, nimunyegere, mumbwire ibibaruhishe, kuko afite ubushobozi bwo kutwikorerera imitwaro. Yego. Rero nimukomange, witinya, ni Umwami w'amahoro. Hari ababa bishidikanyaho, uko umeze kose mwegere, wikubita imbere ye, ufite umutima umenetse, umubwira uti Mwami ndaje, ndakomanze, ngirira neza, ndi mu kunyura mu bintu bikomeye, ndabona ibintu bimeze nabi, ndabona ibintu bingoye, ariko ndaje kuko ari wowe mahoro yanjye, kuko ari wowe buruhukiro bwanjye. Kandi uravuze ngo dukomange tuzakingurirwa, none naje ndakomanze. Ni ukugendera mu ijambo, mu butware bw'ijambo. Ahubwo ijambo rimbwira gutya, nanjye dore nkoze gutya muri iki gitondo cy'umunsi, cyangwa se muri uyu mugoroba w'uyu munsi, bitewe n'igihe. Byaba biryoshye cyane. Imana iguhe umugisha ku nyunganizi. Rero abakunzi bacu, ni ukuri turabashimiye cyane. Mukomeje kutwereka yuko mubanye natwe muri benshi. Dukomeje kwakira ubutumwa bwinshi kuri za telefone, ku ma email zitandukanye, muri kutuha kuraje ku magambo tuganira hano hantu. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Hari abantu bari kure, bari hafi, abo bose baraduhamagara, tubashimira yuko nukuri dukomeje kubona yuko mukomeje kudukurikira. Nukuri umuhate wacu si uw'ubusa ku Mwami, nitutagwa isari tuzahembwa. Iryo jambo dukunda kurivuga kubera yuko niba mudushyigikiye kubw'ijambo ry'Imana, nkuko Yesu Kristo yasize abitubwiye ati nimugende mwamamaza ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Rero ku mpera y'isi turi kubona yuko abantu bari iyo ngiyo kure cyane baratubwira ati nukuri, barabasha kumva ibyo tuvuga, bakatubwira ati kuraje, kuko muri biriya bihugu ho biba ari ibintu bikomeye, ntabwo bagira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, mbega ibintu biba bitandukanye. Ariko nkuko Imana ibidushizemo uwo mwete, reka bene data dukomeze dufatikanyirize hamwe, kandi mukomeze mudushyigikire muri benshi. Tubona yuko abantu bari gusubscribinga ni benshi. Bushize twaje hano tuvuga abantu 120, ubu tumaze kwikuba kabiri. Nukuri turabashimiye yuko badukurikira, ni iby'igiciro. Turabashimiye. N'abandi mukomeze musangize n'abandi, dukomeze nukuri tuvuga ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru izatugirira neza kandi izaduhemba. Amen. Rero ubushize twaganiraga ku kiganiro, muri kimwe mu biganiro byacu cyane
kubera iki ni kubera iki hanyuma twaganiriye ku butatu butagatifu ko ibyo twemera ku butatu butagatifu. Uyu munsi rero tuje ku kiganiro cya kabiri kivuga tugiye kurebera hamwe itandukaniro rya Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera. Uyu munsi nicyo kiganiro tugiye kubagezaho, hanyuma ndumva yuko ni ikiganiro mudukurikire muri benshi, musangize n'abandi babimenye, kubera yuko ni ibintu tware wanjye yafashe umwanya aracukumbura, arashakisha amakuru atandukanye. Hari igihe tujya tugenda gusa tugasoma Bibiliya ariko tutazi imvo n'imvano ya Bibiliya ngo ni iyi. Hari umuntu utazi itandukaniro rya Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, ariko uyu munsi mwene data udukurikiye n'abazadukurikira mu nyuma, reka tuze twumve iryo tandukaniro, kubera ko biba ari ingenzi nk'umukristo kugira ngo twumve, tumenye ndetse dusobanukirwe. Niho ahangaha tuzajya twumva, tumenye, dusobanukirwe, natwe bidufashe. Niba wumva turangije ikiganiro utanyuzwe, ukagenda nawe ugashakisha ibyo kugira ngo umenye. Rero muri aka kanya ndagira ngo umutware wanjye muhe umwanya atubwire ibyo yaba yarakozeho ubwo bushakashatsi mbere yuko dutangira. Mbega Bibiliya twayisobanura gute mbere yuko dutangira? Urakoze cyane. Ni byiza ko ubushize nk'uko wabivuze twavuzeho ku butatu butagatifu. Ni ibiganiro dukora mu buryo abadukurikira bazajya babona ko turi kugenda twegera uburyo dusobanura imyemerere, kandi n'imyemerere iriho ndetse n'ibibazo bishobora kuba biri mu myemerere abantu bibaza. Niyo mpamvu twazanye ikiganiro cya kubera iki. Ubushize rero twavugaga ku myemerere nyirizina Imana twemera iri mu butatu butagatifu, ariko tugerageza kubisobanura uko tubishobojwe n'umwuka w'Imana. Rero uyu munsi iyo wemera, kwemera kose ku isi kuba gufite igitabo kigushyigikiye, nk'uko twavuze ngo turi mu guturuka mu mizi ya Aburahamu. Mu mizi ya Aburahamu harimo amatorero atatu nk'uko nabivuze ubushize. Harimo abayisilamu, harimo abayahudi, harimo n'abakristo. Abakristo rero igitabo dukoresha ni Bibiliya. Abayisilamu bakoresha Korani. Abayahudi nabo bafite igitabo cyabo bakoresha. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo twese icyo nashaka kuvuga, ukwemera kuba gufite igitabo gushingiyeho. Rero niyo mpamvu uyu munsi twashatse kuvuga ku gitabo twemera cya Bibiliya. Ariko tuza hagati aho, kuko tuzi ko Bibiliya abantu bayivugaho ibintu byinshi, dushaka kwerekana impamvu hariho Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Ugasanga abantu babibonamo gutandukana, ndetse si nizo gusa zonyine zihari, ariko izo nizo twabashije kuvuga. Kuko Bibiliya ntagatifu iri mu Bagatolika, Bibiliya yera iri mu Baprotestanti, ariko Abarothodox bafite nabo Bibiliya yabo. Nk'ubu hari Bibiliya Abarothodox bo muri Ethiopia bafite Bibiliya ifite ibitabo byinshi birenze no kubyo wenda Orthodox y'Abagereki, urugero nk'urwo ngurwo. Rero reka turebe iki gitabo twemera, tukirebere muri urwo rwego. Warumbajije ati Bibiliya rero ni iki, kugira ngo tubimenye nyine dutangiye. Bibiliya biva ku ijambo ry'ikigereki ryitwa ta Biblia, cyangwa bivuga the book, ariko si kuvuga ngo the book mu Cyongereza igitabo, ariko mbere mu by'ukuri ntago byavugaga igitabo, byavugaga umuzingo. Kuko mbere y'uko ibitabo bicapwa bakoreshaga ibyo bita imizingo. Ngira ngo na Yesu mujya mumva bamuramburaga imizingo. So rero agasoma imizingo niyo yakoreshwaga. Mu by'ukuri Bibiliya, n'abazi igifaransa bazi ijambo bibliothèque, bivuga ahantu bagenda bakakingirana bagasoma. Iyo ni bibliothèque. Bibiliya ni ukuvuga nayo ni igitabo gifite ibitabo byinshi. Ni nk'uko wakita hari bibliothèque nacyo kirimo ibitabo, mbese ni ukuvuga ngo ni urwunge rw'ibitabo. Icyo nashaka kuvugaho. Rero urwunge rw'ibitabo bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko Bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi, kandi buri gitabo kikaba kigenga. Igitabo kigenga gute? Igihe igitabo kirigenga ku giti cyacyo, kuko kiba gifite uwacyanditse, kiba gifite hoteli, kikaba gifite igihe cyandikiwe,
n'icyo gishaka kugezaho abantu. aho ngaho turahumvikana. ni ukuvuga ngo usomye urwandiko, reka mvuge urwandiko Pawulo yandikiye abatesalonike rufite umwihariko w'ubutumwa yashaka kugeza kuri abo bantu kandi yarwanditse mu gihe runaka. Umwanditsi wanditse Evanjiri ya Yohana yanditse mu gihe runaka afite abantu ashaka kugezaho ubwo butumwa. Urugero umwanditsi w'ikindi gitabo mu Isezerano rya Kera nawe yanditse mu gihe runaka afite ubutumwa ashaka gutanga. Niba tuvuge niba ari umuhanuzi Yeremiya yanditse abwira ubwoko bw'Imana mu gihe runaka muri afite message runaka. Rero icyo buri gitabo kirihariye. Buri gitabo kirihariye. Rero Bibiliya ikaba urwunge rw'ibitabo abakristo bakoresha kugira ngo bibafashe mu myemerere yabo. Ndumva mbyumvise cyane. None se reka nkubaza akabazo kamwe, ko hari nk'umuntu uvuga ngo hari umuntu wigeze ambwira ngo Bibiliya ngo itari umukara n'umweru ngo iyo si Bibiliya. Icyo kintu atitubwiraho iki kuko numvise. Urakoze kumbwira ibyo. Nanjye nari mfite umuntu w'inshuti yanjye twigeze kuba turi tugendana abona Bibiliya. Urabona iyi Bibiliya abadamu mwajyaga mugendana, hari Bibiliya zagize zibaho mu Rwanda zimeze nk'agakapu, nk'agasakame. Izo rero ukabona ka designinze neza, damu yagatwara ukabona birasa neza. Noneho umuntu umwe rero wene wacu w'umurokore arambwira ati atiriye Bibiliya yuzuyemo ubwibone, yuzuyemo ubwibone kandi kubera ukuntu kava yonyine, kubera kava we akayibonamo nk'uko umugore uyifite mbese ari ubwibone. ari numva birambabaje. None se we wabitubwira hirya? Icyambabaje ni ukuntu dufite abantu bafite ishyaka ryo kwemera, ariko rimwe na rimwe hakaba hari amakuru badafite, hakaba harimo n'ubuyobe. Si ubuyobe, rimwe na rimwe haba harimo n'ubujiji ubujiji nibwo buyobe nyine. Hari ukuntu ubujiji buguteza ubuyobe, ariko cyane cyane ibintu bitsikamijwe n'ubujiji, kutamenya inkomoko y'ibintu n'uburyo ushobora kubisobanura n'uburyo byagufasha. Sibyo? Niyo mpamvu kubera iki bihari kugira ngo twongere tuganire nko kuri utwo tuntu. Bibiliya ntabwo ari forume, ni fond. Ntabwo Bibiliya ari uko bayikoze isi nyuma igitabo kimeze, ni ibirimo. Icyo ugomba kumenya cyane ni ibirimo. Ese ibirimo nibyo by'ukuri? Niba bayikoze bayidesigninze neza kugira ngo abadamu n'abandi bantu bayireba bayikunde bayitware, cyangwa se bayikore mu buryo bworoshye cyangwa mu buryo bwo kuyigura, ibyo ni ikintu cyiza kugira ngo ubutumwa bugume. Ahubwo icyo ugomba kureba ese ibyanditsemo nibyo by'ukuri. Uri kumva? Aho rero tugomba kumenya, nicyo kintu tugomba kwitaho cyane. Nirago nicyo nikiza urakoze kukibaza, kubera yuko forume ntabwo ari ikibazo, ahubwo fond ibiki birimo. Hari n'abandi ubu ngubu, reka tuvugisha ukuri, nari ndi kuvuga imizingo, byatangiye ari imizingo, ariko ndakubwira ngo iyo Bibiliya itwara mu ntoki gutya, Petero azutse, Petero w'intumwa, ntabwo nawe yagira ikibazo, kubera ko we azi umuzingo ungana gutya. Umuntu atero agiye gutoma igitabo cya Yesaya bakamuzanira umuzingo akawurambura. None twebwe dufite akantu, ufite akantu gatoya utwara. Yesaya akaba afite impapuro zitangana na gutya. Nawe yavuga ati no, ibi bintu barabihinduye, ati ibi bintu wenda barabihinduye. Abantu byabyenje. Rero ni ikibazo cya generation na tekinoloji. Yego. Kuko iby'imizingo byaje kuvaho, hazaho ibijyanye no gucapa ibitabo. Ibitabo byacapwe bwa mbere nabyo byari binini cyane, ariko kubera tekinoloji yagiye yiyongera, ibitabo bigenda biba bito size, kugeza aho umuntu ageraho agira igitabo atwara mu ntoki. None ubu bagenda bakomeza kugabanya kugira ngo nyine ibashe gutwarika, uyitware bikoroheye, ushyire no mu gasakoshi, ushyire umuntu ibiki, kubera ko tekinoloji yabitwemerera. Rero hari umuntu waza akavuga ati ngiye Bibiliya nasomaga yangana gutya, none iyo yanyu aramutse azutse nona. Rero nibi biri kuza ukabona umuntu wenda nk'uko usomye Bibiliya ubisomye muri telefone, tugeze mu rwego ruri digital. Umuntu akavuga ati ati usomye muri telefone n'abadayimoni, kubera
kutamenya ko tekinoloji yaraje igeze ku rwego rwa digitali, twese turayikoresha kandi n'abari mu mashuri barabizi. Ni ukuvuga ngo ubu biblioteke cyangwa se libraries zirimo zirava ku rwego rw'ibitabo ukajya kuri digital, ku rwego rwo kujya kuri digitali, bikaba digital. Kubera iki? Ibi bitabo birafata inzu zingahe, ariko digitali ni ibintu byoroshye kuri cloud. Buri muntu kandi arajya kuri computer ye azana igitabo agisome. Ni tekinoloji ukuri kugenda kandi nta muntu uzayihagarika. Ahubwo ni ukumenya kubana nayo mu makenga, yego, ukaba umunyabwenge. Hari uwo numvisha ari kuvuga ati no, Bibiliya bazazigira gute, bazagenda bazihindagura ntimuzabimenya. Ndakubwira ko nizanditse bazihindura. None se ubundi niwo uzandika? N'ubundi rero utaramutse uzi ibyanditse muri Bibiliya bayihindura, n'ubundi ugasanga we ntabwo uzi. Ahubwo tugira umwete wo gusoma, tumenye ibirimo no gushaka kugira ngo umunsi byanahindutse uzajya umenya ati iki niki, nujya mugasoma ugasanga atari bya binduzi, umenye yuko byahindutse. Kandi ibintu bizahinduka cyane ni ibivuga Yesu ko ari umwami n'umukiza. Yes, aho ngaho nibyo bashaka kurwanya. Niba hari inkubiri zo kuvuga ku batinganyi bazagenda babyoroshye, ariko twebwe twamaze gusoma Bibiliya kandi n'abavuga bati dutunge n'iziri printed nibyo tuzitunge uyigire, ni nka reference yawe nayo igufashe. Ni byiza kuyitunga kuko nayo izadufasha. Uri kumva, turankuraje abantu ugire Bibiliya itunge, ariko kuvuga yuko usomye ijambo ry'Imana ukaba urisomye muri digitali, umuntu akavuga ko ati yavangiwe. Ahubwo uwo muntu akeneye kumenya ni gute ibintu byabayeho bikagenda bizamuka, tukaba tugeze muri tekinoloji nyine ya none itwemerera kubisoma kuri ekara. Ejo harazaba hari ibindi, abana bacu hari ibindi bazaba bakoresha birenze ibingibi. Ibyo rero ni ukumenya kubana nabyo, nahubwo no kumenya uburyo byose bizamuka bifite amakenga. Bishobora kudufasha gukorera Imana, Satani nawe agomba kubyinjiramo nawe akabikoresha. Rero nitweho kugira amakenga kuko ntituzabihagarika. Imana iguha umugisha rwose. Ibyo ni byari biciyemo, kubera yuko ibi byose biba bikenewe bene data, kuko hari challenges nyinshi tugenda tugira muri ibi bintu by'imyemerere. Muri ibi niho rero tugomba kujya dukomeza tukagira ibiganiro byo kugira ngo tudiskite, tumenye, duhana amakuru, uzi ibi unuzi ibi ahana amakuru tubimenye. Imana iguha umugisha. Hanyuma ngewe ndacyafite ikibazo, waje kuvuga Bibiliya ubundi irimo ibice bingahe? Bibiliya irimo ibice bibiri, irimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Yego, ni ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Hanyuma akabazo mbere yuko dukomeza, hari mu isezerano rishya hari igitabo cy'ibyahishuwe. Hanyuma hari ahantu nasomye ngo nta muntu wemerewe kugira icyo yongera cyangwa agabanye kuri iki gitabo. Mbega ibyo byari bishatse kuvuga iki? Ni igitabo cyose cya Bibiliya cyangwa ni aho hantu? Urakoze, ndakwibutsa ko igitabo cyose kiri muri Bibiliya kigenga. Ibyo abantu bagomba kubimenya. Wabivuze nuko umwanditsi wanditse igitabo cy'ibyahishuwe bavuga ko ari Yohana, ageze kuri icyo gice cya nyuma cya 22 aravuga ngo ntagire uzongera cyangwa ngo agabanye. Icyo gitabo yanditse cy'ibyahishuwe bya Yohana, arasaba ngo ntagire umuntu uzibeshya ngo yagiteyane, ariko ntabwo ari ibindi bitabo byose biri hariya muri Bibiliya. Hari abantu babyenterpreta nabi bakavuga ngo ngo Bibiliya ngo urivuzeho ngo dore ngo ibintu byanditse hano. Icyo nicyo gitabo yavugaga kuko niwe mwanditsi w'icyo gitabo. Ariko tuvugishije n'ukuri, ariko nta nuwemerewe kongera cyangwa agabanye no ku bindi. Rero uretse no ku bindi n'igitabo cyanjye nanjye nanditse, nta muntu ufite uburenganzira bwo kuza ngo cyongere cyangwa kigabanye. Ibyo birasobanutse rero, uburenganzira bw'umwanditsi. Aho tugomba kujya tubimenya n'ibyo kweli babyita ni copyright. Uba ufite copyright ku nyandiko. Yego, ahangaha abakunzi bacu mugomba kujya musobanukirwa, kubera yuko niba ibi bintu muri Bibiliya birimo, ariko no mu bindi bitabo buri muntu wese ngira ngo abantu bandika ibitabo, iyo wanditse igitabo cyawe ibyo wavuze umuntu yemerewe kugukotinga akabivuga mu yandi magambo, ariko ntagomba kukongerera ku gitabo cyawe wiyandikiye ku giti cyawe. Ibyo nabyo tugomba kujya tubimenya. Imana yo mu ijuru guumugisha. Hanyuma turashaka kumenya rero, twimbike tujye nyirizina mu kiganiro
kiganiro cy'uyu munsi Bibiliya turashaka kumenya itandukaniro rya Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera. Ubanje kubireba ubundi ibintu abantu bahita babona byihuse bahita babona umubare w'ibitabo kuko umubare w'ibitabo uratandukanye. Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo 7 birenga kuri Bibiliya yera. Nukuvuga bishaka kuvuga iki? Isezerano rishya izo Bibiliya zombi zifite ibitabo 27. Ariko igeze mu isezerano rya kera niho hari mu itandukaniro. Bibiliya ya ntagatifu igira ibitabo 46, Bibiliya yera ikagira ibitabo 39. Iryo ni itandukaniro buri muntu wese ahita abona. Wenda nibyo bitabo umuntu turashaka nyine kugira niba iryo tandukaniro urumva niba mu isezerano rishya byose bihura 27 ahandi hakaba harushanwa y'ibitabo 7. Ikintu turi interesse yo kumenya no kumenya ibyo bitabo 7 nibihe kugira ngo abantu baba protestanti bamenye ibyo bitabo biri muri Bibiliya ntagatifu bitari muri Bibiliya yera. Mbere yuko njya ku bitabo hari irindi tandukaniro wenda abantu benshi badahita babona. Hari ibitabo dufite twe dusanganywe ndavuga muri Bibiliya yera kuko twebwe niyo dukoresha. Bibiliya yera hari ibitabo dufite ariko Bibiliya ntagatifu ifitemo inzandiko ziyongereye. Nukuvuga ngo hari ibintu byongereyemo. Umuntu ufite Bibiliya ye arambure muri Esteri urugero. Esteri araza gusanga Esteri ifite ibice 10. Igice cya 10 kirangirira ku murongo wa 3. Niba utagira Bibiliya ntagatifu ushobora kuyidownloadinga irahari online ku muntu utashobora guhita ajya kuyigura cyangwa se ugiye online ushobora kujya kuyireba irahari. Ifite ibice 3 nayo nako ibice 10 umurongo wa 3 ariko ufite B. Yego. Ubwo iyo ni tandukaniro nacyo ufite B. Iyo B rero ivuga iki? Ivuga ku nsiguro y'inzozi za Moridoke. Moridoke niwe Morodokayi muri Bibiliya yera. Yasiguye inzozi ze. Ibyo rero muri Bibiliya yera ntago bigeze babishira. Ntago ibyo bice birimo. Turaza kureba impamvu yabo. Muri Danieli harimo indirimbo y'abana 3 iyo ntayo tugira muri Bibiliya nshya. Harimo inkuru za Suzana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu nashaka kwerekana bishobora kuba bitandukanye. Bagiye bongera byongera muri Bibiliya ntagatifu byongera kuri Bibiliya yera biri muri Bibiliya ntagatifu. Ariko tugashaka kubabwira yuko iriya forume ya Bibiliya ntagatifu ariyo imaze igihe mu bukristo ikoreshwa igihe kinini. Ibyo nabyo turabireba kuko Bibiliya yera yazanye na reforme yo mu kinyejana cya 16. Turaza kureba impamvu yabyo. Rero warumbajije ibitabo. Ibyo bitabo ku bantu batazi ibitabo rero byongereye muri Bibiliya biri muri Bibiliya ntagatifu. Harimo igitabo cya Tobi, igitabo cya Yudita, harimo igitabo cy'ubuhanga bwa Salomo, harimo Baraki, harimo igitabo cy'abamakabe ba mbere n'abamakabe ba kabiri. Ibyo ni ibitabo ngira ngo 7. Ariko hirya yaho nashatse kugira ngo baze no kureba nk'abakristo baba muri Orthodox y'abagereki baraza gusanga bafite igitabo bo kuri ibyo nabo byiyongeraho bafite igitabo cya Esdras wa mbere. Biyongera bo bafite abamakabe ba 3 n'abamakabe ba 4. Bafite noneho bari n'inyandiko bongera kuri Zaburi 151. Ko dufite Zaburi 150 bo bafite Zaburi 151. Urumva ariko abagatolika bafite bo Zaburi 150 muri Bibiliya ntagatifu. So bishaka kuvuga ngo rero abakristo mu myemberere yacu dufite ibitabo bitandukanye bagiye abantu bagiye bemeranywaho kugira ngo basome. Nk'abo Orthodox bo mu Bugereki urumva hari ibindi bitabo bongereyeho. Ariko iyo ugiye nko mu Orthodox bo muri Ethiopia nabo bongereyeho nk'igitabo cya Jubilees. Jubilees sinzi mu kinyarwanda ukuntu umuntu yakita. N'ikindi cya Jospone niba ari Jospone ntabwo nzi pronunciation yacyo abanyihanganira. Ni ibitabo 2 nk'ubwo byiyongereyeho mu byo nabashije kureba ariko bafite nabo canon bafite ibitabo byabo bemera. Urumva ndashaka kwerekana ko si gatolika gusa ifite ibirenzeho.
n'abarotodogisi bafite ibindi bitabo birenzeho bemera biri muri Bibiliya bakoresha. Ibyo ngibyo ndumva bisobanutse. Hanyuma nyuma yo kumenya ibyo bitabo 7 bitandukanye byiyongera kuri Bibiliya ntagatifu, biri muri Bibiliya ntagatifu bitari muri Bibiliya yera, hanyuma watubwira amateka nyirizina ya Bibiliya? So rero amateka niyo yabasha no kudufasha kugira ngo twumve izo tandukaniro, kuko ntabwo waryumva utarebye amateka ya Bibiliya. Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu ntabwo twayivuga tutavuze amateka. Uri bushize uko twabona mu butatu butagatifu turi kureba amateka y'amadini, kuko nta bintu wavuga utarebye aya mateka. Mu kwemera kw'Abayahudi bari bafite ibitabo bemera. Ibyo rero byahurijwe hamwe mu kinyejana cya 8 cyangwa se ikinyejana cya 7 mbere y'ivuka rya Yesu, ko babaraga basubira inyuma. Abasikora ntabwo bahuza umwaka, ariko baravuga ati ni muri ibyo hagati muri ibyo binyejana bibiri cya 8 n'icya 7 mbere ya Yesu, nibwo bahurije hamwe ibitabo byabo byarimo ibice bitatu. Bakora icyo bita Tanaka ni impine ziva ku magambo atatu. Ijambo rya mbere ni Tora, ari byo bitabo 5 bya Moses. Tora ni igitabo gifite ibitabo 5 bya Musa. Hakaba na Nevium, ari byo bahanuzi. Hakaza na Ketuvim ni inzandiko. Nuvuga ngo harimo ibice bitatu. Iyo Tanaka urumva harimo iyo ta, hakabamo na nana, hakabamo na ka. Zitangiza bya bice bitatu bigize Bibiliya y'Abayahudi. Iyo Bibiliya y'Abayahudi rero ifite ibitabo 24. Igizwe n'ibitabo 24. Twamaze kubona ko 5 biri muri Tora, hakazamo ibindi bitabo 8 biri muri Nevium, hakaza rero n'inzandiko 12. Inzandiko 11. Ni 11. Ni ukuvuga ngo rero iyo biteranyije byose bitabo 24. Ibi bitabo rero iyo urebye uri kumva, usanga ari byo aba Protestant bakoresha ubu muri Bibiliya yabo yera nk'isezerano rya kera. Uti kubera iki? Ya mateka n'ubundi aratwereka ko biriya bitabo iyo ubishyize hamwe, usanga nubwo ari 24 biba 39. Kubera iki? Kubera yuko ubigereranyije n'iby'abaprotestanti, kubera yuko nk'ebere abahanuzi batoya, kuko nko mu bahanuzi bari bafite abo bita abahanuzi ba kera, ugasanga harimo Yesuwa, abacamanza. Ibaze abacamanza bakabashyira mu bahanuzi ba kera. Noneho mu kindi gice cy'abahanuzi ba vuba bagashyiramo Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli n'abahanuzi bato 12. Abahanuzi bato 12 bari bafite umuzingo wabo. Niyo mpamvu wumva imibare iri kuba mikeya. Bari bafite umuzingo wabo w'abahanuzi bato. Abo ba Maraki, Amosi n'abandi nk'abo ngabo bafite umuzingo basangamo. Umuzingo umwe twebwe tuvanamo ibitabo 12 mu gihe bo ari umwe bagifata nk'igitabo kimwe. Noneho igitabo cya Nehemiya na Ezira byari igitabo bagifataga nk'umuzingo umwe. Kandi twebwe dufitemo ibitabo Ezira rukwe na Nehemiya rukwe. Noneho Samuel wa mbere n'uwa kabiri ntababo ntibagira Samuel wa mbere n'uwa kabiri, bagira Samuel. History yose ikaba iri muri Samuel mu gitabo cya Samuel. Abami nabo n'igitabo ntabwo kuvuga ngo bami ba mbere ba kabiri. So iyo biteranyije rero ibyo ngibyo bifite inshuro 2, ukongera 39. Ukongeraho bya 12 uza kubona umubare w'ibitabo 39 twebwe dufite. Nibyo rero akaba abari byo biboneka muri Bibiliya yera. Amateka rero ava hehe? Mu gihe cya reforme, mu gihe hari abatangiye
kugira ibibazo bibaza ku myemerere Gatolika yari ifite mu kinyejana cya 16 batangira kuvuga bati hoya murimo murarengera kubera izi mpamvu ABCD. tuzakorera ikiganiro kibisobanura kivuga reforme kugira ngo sinshaka kubyinjiramo none akora byo ni inkuru ndende. Rero mu bintu bananenze baravuze ati na Bibiliya turi murakoresha ntabwo turi kwemeranwa nayo kubera yuko hari ibitabo byinjiyemo bitari muri nk'ibitabo byemewe cyangwa se biri sacré cyangwa bitagatifu muri Bibiliya y'Abayahudi. Twebwe turashaka kugumana umwimerere uva mu Bayahudi. Rero bituma bya bitabo byari muri Bibiliya yakoreshwaga cyangwa se byemewe na Katolika bavuga bati hoya ibirindwi turabikuramo dusigarane bya bindi biri buhure n'umwimerere w'Abayahudi. Ari byo 39 ariko bibamo 24 wongeye kubisubiza muri forume ya kera y'Abayahudi. Rero naho ngaho byatangiriye mu kinyejana cya 16 ubwo habagaho reforme cyangwa se kuvuka kw'abaprotestanti. Ngira ngo aho ngaho ngibyo ndumva byumvikana. Abakunzi bacu mukomeze mubikurikirane neza. Ufite ikibazo yakwandika muri commentaire cyangwa se akadu contacta kuko hari uburyo mudukontaktamo niba ushaka kumenya byinshi, ariko ibi ngibi murakomeza mugenda mubibona na note uzikeneye murabizi yuko uburyo muzibonamo. So rero aho ngaho noneho wakwibaza uti wenda ni ikibazo utari kumbaza ariko wakwibaza uti noneho Bibiliya hari ibindi bihamya byerekana ko Bibiliya yera ihura koko n'ibyari muri Tanakh. Bibiliya yera iyo uyirebye nyine uko ibitabo bimeze nk'ibyari muri Bibiliya y'Abayahudi. Byo nta tandukaniro ngira ngo nta n'uwana na commentaire yabaho. Ariko iyo dukurikije na Yesu yakoresheje Tanakh, kiriya gitabo cya Bibiliya y'Abayahudi. Iyo usomye Luka 4 igice 4 umurongo wa 16 kugera kuri 21 yahagaze mu sinagogi yigisha abumbura umuzingo w'igitabo cya Yesaya. Uri kumva? So bishaka kwerekana rero ko nawe ubwe yasomye kuri biriya bitabo mu buryo bwemera. Kandi ibitabo byombi by'isezerano rya kera muri Bibiliya yera n'igitabo cya Bibiliya y'Abayahudi usanga mu by'ukuri bivuga ibintu bimwe ahubwo wenda hakaba rimwe na rimwe kubisobanura yenda bitandukanye. Cyane iyo tugeze kuri Mesiya twebwe twemera yuko Mesiya yaje ariko bo baracyamutegereje Yesu wabo. Kandi rero ikindi nuko urebye usanga ibyiciro ibitabo birimo uburyo tubishyira mu byiciro nk'abakristo bo tari ko babushyira mu byiciro. Umvaga cyagenda kuvuga nti hari ibitabo bashyize mu bahanuzi, igitabo cy'abami bakagishyira mu bahanuzi kandi twe dushyira mu mateka. Uri kumva? Hari nk'umuhanuzi nka Daniel twe tumwemera nk'umuhanuzi bo bakamushyira mu nzandiko. Urakoze cyane kuri icyo kintu. None se watubwira noneho ni gute Bibiliya ntagatifu yo yaje kugira ibitabo byinshi? Dutangira navuze ko Bibiliya ntagatifu ari urwo rutonde by'ibitabo byayo rwari rwebeye kugera mu kinyejana cya 16 mbere yuko urumva Bibiliya yera yaje nyuma baje kusa n'abavuguruza bati hoya. Ariko abo ngabo Bibiliya ntagatifu urutonde rwayo rwarakoreshejwe kuva kera. Kugira ngo rukoreshwe kuva kera rero byavuye ibyo bifite nabwo amateka mu kinyejana cya 3 mbere y'ivuka rya Yesu. Hari mu mwaka mu gihe cyo ku ngoma y'ubita Ptolemy wa kabiri Philadelphus mu mwaka wa 285 kugera kuri 247 mbere yuko Yesu avuka. Uwo yari Farao mu gihugu cya Misiri. Rero yaje kugira icyifuzo cyuko bafata ibitabo bakabihindura
mu kigereki kubera ko icyo gihe ndibwira yuko ubu bwami bw'abagereki bwari bukinakomeye mu bice cyangwa muri biriya bice abantu urumva ko niba ubwami bukomeye buriya kwemera kwagiye kugendana na politike urumva abantu bigaga n'urwo rurimi hari n'abayisiraheli bari baratatanye mbere igihugu urusengero rwasengwaga rwa mbere bari no mu bihugu bitandukanye burya no mu Giputa harimo barimo barahungiyeyo za Alexandria n'ahandi bakeneye no kumenya n'abandi bantu bashaka kumva iby'Isiraheli n'Imana yabo bakeneye kubimenya bitari mu rurimi rw'Ikiyahudi rero agira igitekerezo cyiza uyu mufarawo cyo kuhindura Bibiliya afata abantu 72 bavuye mu Bisiraheli babasikora bacengeye ibya Bibiliya yabo noneho arababwira ati rero mugende muyimpindurire mu kigereki abashyira ahantu baragenda barahindura urumva hari n'amastrategy bavuga bamwe abasikora bamwe bavuga yuko hari abo yagiye ashyira hamwe n'ahandi kugira ngo barebe ko bizaza bisa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko sinshaka kubitindamo cyane ko byaba ari ikiganiro cyihariye noneho bakora igitabo bakita ngo Septuagint ishaka kuvuga Septanti ku bantu bazi icyagiye mu Gifaransa cy'ikibirigi Septanti bivuga 70 mu Gifaransa ni igitabo rero cyitwa 70 kivuga iki ko cyashyizwe hamwe n'abantu 70 nicyo bishaka kuvuga ngira ngo bafashe umubare 70 cyereka niba abandi babiri bararwaye simbizo ubundi bishobora kuba baracyitiriye kubera umubare ushyitse bashobora kuba baracyitiriye kubera umubare ugizwe rero icyo gitabo nicyo cyarimo rero bagerageje guhindura Bibiliya y'Abayahudi no ariyo Tanakh gukoresha ijambo Bibiliya y'Abayahudi kugira ngo abantu babyumve bahindura Tanakh noneho ariko mu kuyihindura bongeramo izindi nyandiko n'ibindi bitabo Abayisiraheli batafataga nk'ibitabo bitagatifu ako kantu ngira ngo kanote barabisomaga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibitabo byaciwe wenda abantu batasomaga reba nk'igitabo cy'umugenzi turagisoma abantu baragikoresha banabwiriza turanagikunda ariko si igitabo kiri muri Bibiliya yego aho ngaho turi kumvikana bifate nk'uko igitabo cy'umugenzi kimeze none ibyo bitabo abantu bakabisoma bakaba banabihanahana ariko bitemewe nk'ibitabo bitagatifu bituruka kuri Bibiliya y'Abayahudi Bibiliya mucyo bita canonization cyangwa guhuza ibitabo bikemerwa ibyari byemewe nyine n'ibiriya twavuze yego ibindi byari bitabo biri aho ngaho umuntu ashobora nko gusoma bikaba byamufasha mu buryo bw'imyemerere yego nabigitse nk'uko dusoma igitabo cy'umugenzi mu barokora ariko kikaba ari igitabo kitemewe ariko ugihumva abantu babwiriza ngo umugenzi agafata umwanya anabwiriza igitabo cy'umugenzi yego noneho rero izo nyandiko zitwaga apocrypha cyangwa se inyandiko zihishwe cyangwa zihishwe cyangwa zihishe ukuntu mu buryo nk'ubwo ngubwo noneho rero mu guhindura Bibiliya ya Kiyahudi bongeraho n'izo nyandiko rero muri biriya bitabo twavuze ibitabo cya Yudita igitabo cya mwene Siraki ni n'igitabo cyiza cyane umuntu uzasoma mwene Siraki irigisha ifite ukuntu yigisha agenda arayisomye ibira bitabo twavuze birengaho biri muri ibi bitabo byari bihishwe bya apocrypha byasobanuwe muri icyo gihe navugaga rero ko ibyo bitabo 7 byaje kongerwa n'abakristo nyuma bakabyongera kuri Bibiliya yari isanzwe y'Abayahudi aho rero wabwira ati byagenze biti ni ukuvuga ngo itorero rya mbere ritangira urabizi ko itorero rya mbere ritangira ni itorero ryagiye ribera mu ngo z'abantu rimwe na rimwe ariko biza kugira forume babiha strictire bigeraho bigira ababishopu bahagararira amatorero rero nko mu mwaka wa 325 hari ababishopu bahagarariye amatorero y'i Alexandria n'itorero rya Yerusalemu n'itorero rya Antiokia n'itorero rya Roma yari amatorero akomeye
abamusenyeri yabo rero bahuzwa hamwe nande, bahurizwa hamwe na Constantinos wategekaga ubwami bwa Roma. Mu by'ukuri kugira ngo bahurize hamwe bwari mu rwego rwo kugira ngo abakristo, kuko yari yaramaze kwemera ubukristo, agira ngo abakristo bihurize hamwe, harimo utuntu twinshi batagenda bahuza. Usanga ab'i Alexandria bafite ibi, usanga ab'i Yerusalemu bafite ibi, usanga ab'i Roma bafite ibi. Akavuga ati ni byiza ko abantu bahuriza hamwe, n'udutiku yanafite n'ikibazo cyo kw'amatiku ashobora kuva mu itorero yakwemfluence politique. Yari afitemo n'icyo kibazo, ariko aravuga ati ko yari amaze no guhinduka birumvikana, tereka aba bantu bahurire ahantu bita Nice, mu gifaransa bahita Nice cyangwa se Nice mu cyongereza, muri uriya mwaka navuze. Aba bantu rero bose barahura, haza abantu benshi baganira noneho ku byemerere. Aho rero niho batangiye bareba ibitabo bantu bashobora guhurizaho ngo babyemere. Yego. Rero mu rutonde bashyizeho icyo gihe harimo na biriya bitabo birindwi mu rutonde rwagiye rushyirwaho, ndetse biza kwemererwa na konsili. Hakurikiraho konsili y'i Roma yo muri 387 nyuma ya Yesu. Iyo iza guhamirizwa na konsili ya Carthage ngira ngo ni muri Afrika ya Majyaruguru muri 397. No muri 419 habaye indi yemeza. Izo zose zagumaga kwemeza ibitabo birindwi nabyo n'ibyo bitabo birindwi biriho. Ariko ubwo bemerezaga hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya. Gatolika rero iguma kubiha umurongo yo kugeza mu 1500 cyangwa se mu kinyejana cya 16 ubwo habagaho konsili y'i Trent, noneho ikemeza burundu ibitabo bagomba kwemeranya gusoma kugeza na none. Icyo rero iyo konsili ya nyuma niyo yaje guhura n'ibibazo byo guhura na reforme, babandi batangiye kuvuga bati hoya noneho muri kubyemeza bwa nyuma, ariko twebwe ntabwo turi kubyemera. Ntibabyemeranywaho rero muri iriya muvoma yari iyobowe na ba Luteri, n'icyo abantu bazi reforme bazi Luteri bazi Calvin. Urumva rero aho ngaho niho imuzi wo kugenda bemeranwa biriya bitabo kurinda bigeze muri kiriya kinyejana cya 16, ubwo abo ba reforme bazaga bakavuga bati hoya ibitabo mwongeyemo ntabwo twebwe turi kubyemera. Urumva ni inteko yemezaga ibitabo, aho ngaho tubumvikana. Ariko abantu bakavuga tukemeranwa ko abo bantu bari kriteri zo bagenderagaho. Ariko urumva kriteri ya mbere biriya byo bisohoka bihita bisohoka mu Bayisirayeli, byo nta discussion nyinshi igomba kubamo, ahubwo discussion nyinshi yabaye ku isezerano rishya n'ibyo bitabo bindi byongererwaga. Rero urumva ibyo bitabo byongeragaho n'isezerano rishya nibyo byagize ikiganiro kinini. Kuko isezerano rishya bagombaga kureba ibitabo abantu bagenda bemeranya, kuko hari abamwe bemeraga ibi abandi ntibemere ibi. Noneho rero baravuga bati tushyireho criteria cyangwa se ibituma twemeranwa kuri ibi bitabo, bakanasenga ariko bakemeranwa kuri ibyo bintu. Rero twemeranwa ko mu by'ukuri icyo gihe harimo inspiration y'Imana kugira ngo ihishuri ibitabo bishobora kwemerwa. Nubwo harimo abandi baje kubihakana bakavuga ati no, harimo ukuntu mwagezeho mukarengera mugashyiramo ibindi bitabo bitemerwaga n'Abisirayeli mu isezerano rya kera. Urumva, ariko mu by'ukuri intangiriro y'ibyo bitabo byose n'isezerano rishya n'isezerano rya kera bihera muri izo nama zagiye zihuza mbere amadini. Kuko urumva icyo gihe cyose mbere tubwira abantu yuko mu gihe cyose idini rimaze kugira structure, Katolika ariyo yari imeze nk'aho ifite structure ikomeye ihuza abakristo, kugeza ubwo Orthodoxe bayivuyeho mu mwaka w'1039 gutyo niba nibuka neza, ni muri icyo kinyejana aho ngaho bakayivaho. Urumva hasigara Orthodox na Katolika. Mu kinyejana cya 16 haza abaprotestant nabo baza kugenda. Ngira ngo nitugira umwanya ibyo nabyo tuzabisobanurira abakunzi bacu kugira ngo bagende bamenya ni gute amadini menshi yagiye aza. Noneho bamenye n'umuzi wabyo naho bihera. Nacyo ni ikindi kiganiro nta kwinjiramo nonaha, ariko nabyo ni ibintu tugomba kumenya tukabiganira. Rero muri makeya
tuvuze wenda ku isezerano rishya. Yego, mbere y'uko tuvuga ku isezerano rishya rero ngewe numva y'uko twagira nk'akantu duhereza abakunzi bacu mu itandukaniro rya Bibiliya ntagatifu na Bibiliya nshyashya na Bibiliya yera nuko itandukaniro ni ukubera biriya bitabo 7 byongerewe, ariko kuba wabisoma niyo waba usoma Bibiliya yera, niyo waba ugira gute ubashe gusoma ibyo bitabo nta cyaha kirimo, kubera yuko bituma ahubwo unamenya ukamenya se ibyo bintu birimo ushobora gusobanukirwa, nk'uko wavuze ko mwene Siraki ari igitabo cyiza cyane kandi koko ni by'ukuri abamo inama, habamo ibintu byiza z'ubuzima. Ibyo bintu ni ibintu twakabaye nk'abantu bazi gusoma, twakabaye nabyo tubifata tukabisema tukamenya ese birimo iki, kuko urumva niba ibitabo byose tubihuriraho ibyo bikaba ari itandukaniro, kubera iki se twebwe abantu basoma Bibiliya yera, kubera iki tutagenda gukora ubushakashatsi umenye ibyo bitabo 7 bongereyemo, ngo umenye byari bihishwe bitajyaga bigaragara muri Bibiliya y'Abayahudi, kuki wowe utagenda ngo umenye ikintu kibibamo? Uwo ni ukoro tubasigira muri rwa rwego rw'amatsiko rwo kuvumbura tukasoma tukamenya ibyo ngibyo. Wakabaye ugenda nk'ubu ngubu wihute ujye kubisoma, ubutaha nawe uzajya utubwira uti nyamara wa mugani mwarabitubwiye ngewe nabashe gusoma icyitwa gutya n'icyitwa gutya kandi nakuyemo. Byose birimo inyigisho, kubona abantu baricaye abantu bakamara igihe kingana kuriya bagashiraho bakanabyemeza, nuko babonye yuko bifitiye umumaro ikiremwa muntu. hari urumva babishyizemo, ariko abakoze reforme nabo baraza baravuga bati ntago mwakagombye kuba mwabishyiramo, tireka dukomeze. Icyo ndashaka kunganira aho ngaho, muri Isiraheli ibyo bitabo ntago babifataga nk'ibyaciwe, babifataga nk'ibitabo abantu bashobora gusoma bakabigiraho reference. Watanze nk'urugero nk'igitabo cy'umugenzi, ariko ntago byari byemewe nk'ibitabo bitagatifu. Icyo ni ikintu tugomba gushimangira tukagishyiraho akadomo, kugira ngo abakunzi bacu niba nakora n'ubushakashatsi bwabo bazajye bamenya ko ibyo bitabo Abisiraheli batabifataga nk'ibitabo bitagatifu, ko byaje kongerwamo n'izo nteko z'abakristo bateranye muri icyo gihe cya mbere bari kuvuga bati ni ibihe bitabo dushobora kwemeranwaho tukabisoma. Ariko bakoze reforme bakaza bakavuga bati hoya iriya nteko nubwo yemeje ibitabo 7 ariko twe turabona bitari bikwiriye kubera impamvu z'uko bitari bitabo byemewe n'Abayahudi nk'ibitabo bitagatifu. Imana iguha umugisha rwose, aho birasobanutse. Dukomeze rero nk'uko warugiye ukomozaho ku isezerano rishya. Ntekereza ko isezerano rishya ryo nta kintu kinini cyane turi buvuge, kuko nubundi ibitabo biri mu Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera twabonye ko ari ibitabo 27 byose birahura. Sinzi icyo watubwiraho gusa icyo nshaka kuvuga muri Bibiliya nta kibazo babigizeho cyane. Abakoze reforme bazanye igitekerezo cya Bibiliya nshya, kubera yuko nubundi ibyo bitabo wabonaga ko ari ibitabo bifite byaje no kubona ibintu bibihamiriza ko ari ibitabo abantu bagiye bakoresha. Hari nk'umugabo witwa Ludovico Muratori mu 1740 yaje kuvumbura igitabo cyangwa se inyandiko zifite neza ibitabo bijya kumera. Urabona kuri abavumbura ibisigaratongo zifite inyandiko zemeza ko koko biriya bitabo nabyo ari bitabo abakristo ba mbere bakoresheje. Abakristo itorero rya mbere yo mvuga rya nyuma ya Yesu gatoya. Rero bavumbura icyo gitabo bitiriye igitabo nyine bya Muratori, yasanze gusa igice cy'imbere kitariho, aburi gice kimeze nk'icyariwe kubera gusaza. Ntiyabona Matayo, ntiyabona na Mariko, ariko ibindi bitabo ukabona ko birimo biragaragara. Noneho inyuma akaza gusanga hari ibyahishuriwe Yohana, aricyo gitabo nacyo tukizi, ariko hakabamo ibyahishuriwe Petero n'ubuhanga bwa Salomoni bumwe twabonye muri bya bitabo bya Apokrifa. Urazi ko ibyahishuriwe Petero ntabyo tubifite muri Bibiliya, ariko icyo gitabo ibyo nyandiko y'igitabo yabonye bari barashyize hamwe
bavumbuye mu bisigaratongo urumva bifite neza ubuhamya bwerekana ko biriya bitabo 27 nabyo byakoreshejwe n'abakristo mu itorero rya mbere. Urumva ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byaje gutyo gusa, hari ukuntu Imana yagiye isunika abantu bayo ikabahumekera kumenya ibitabo by'ukuri bishobora kubafasha mu nzira yabo y'Iyobokamana. Ntabwo rero nubwo hari abantu rero biga ibi bintu bamara kubicengera bakavuga bati no biragaragara yuko ibi bitabo abantu bicaye bakabishyira hamwe ntabwo ari Imana yabibahaye, ariko tugomba kumenya yuko buri gitabo twavuze ngo n'umwihariko, buri gitabo cyagombaga kurebwa umuntu wacyanditse ni ryari, yabwiraga abande, ese yari muntu ki, relation ye n'Imana yari iyihe, kuko ibyo nibyo bintu by'ingenzi byo gushingira. Ese n'umuntu wahumekewe n'Imana cyangwa n'umuntu waje gutya agakubita inyandiko aho ngaho kugira ngo igitabo gifashwe nk'igitabo gitagatifu. Cyane cyane muri mu isezerano rishya nk'uko wari uri kubimbaza, hari n'ibintu bigenda bitwereka. Nk'ubu iyo usomye Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugera ku wa 16, wenda nawusoma kugira ngo abantu batagira ngo ni ibintu wenda umuntu ari kubabwira gutyo gusa, ariko bashobora no kugenda nabo bakabisoma. Ariko umwanya dufite umwanya, Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 yaranditse ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye ababwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Uri kumva ko Petero ari guhamya inzandiko za Pawulo ko ari inzandiko abantu bashobora gukoresha. Urumva no muri Bibiliya ibitabo bimwe birahamya ibindi. Ndashaka kuvuga ku isezerano rishyashya, nk'izo nzandiko umuntu wazishidikanyaho nabo ubwabo na Petero nk'intumwa yarazemeraga akamukotinga akavuga ati ni byiza ko mwasoma inzandiko za Pawulo n'urugero. Ivanjiri yo nta nubwo twanakayigizeho impaka kuko iravuga makuru na historique ya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa biratubwira amakuru y'itorero rya mbere. Ibyo ni ibintu byiza kugira ngo tunabimenye. Inzandiko za Paulo rero zaremewe kuva kuri ba Petero. Petero ni nawe nka Katolika ivuga ko ari we papa wa mbere, kuko ari we rutare Kristo yari yarashizeho. Abakolosayi, usomye Abakolosayi ibice 4 umurongo wa 16 turatubwira ngo uru rwandiko nimumara kurusoma ruzasomerwe n'itorero ry'i Laodikiya, namwe muzasome uruzava i Laodikiya. Urumva Paulo ari kubwira abantu uru rwandiko nimumara kurusoma, nukuvuga ngo inzandiko ze ntabwo zasomwaga rimwe na rimwe muri aho ngaho muri abo iyo torero bagomba kuzihererekanya. Rero niyo mpamvu natwe zahererekanyijwe kutugeraho. Rero niyo mpamvu mubwira ngo ntabwo byagoranye cyane kwemera ibyo isezerano rishya ritubwira, sibyo? Kubera yuko hari ibyo bamwe bagiye bahamirizaho, kandi hari n'ibindi bihamya turi kubona nk'ibyo bitabo Muratori yavumbuye, hagasangwamo urutonde rwose rw'ibitabo dufite rwakoreshwaga n'abakristo ba mbere mu bisigaratongo bakabibonamo. Gusa nuko nyine byari byarariwe, igitabo cyarariwe, urabyumva igitabo cyari mu masigaratongo bakaburamo Matayo na Mariko, ariko ni igihamya cyerekana yuko mu by'ukuri ibyo bitabo byari bihari. Yavumbuye rwose ku buryo bugaragara. Rero hari n'abazashobora gucukumbura bazagenda babona ko abantu bo mu itorero rya mbere bagiye bemera ibitabo uko bigenda bijya imbere, bagenda bongeraho ibindi kugeza bibaye 27. Ibyo byose bimurikiwe n'umwuka w'Imana. Yego. Kugira ngo abantu habeho ibitabo tubasha kuba turimo turakoresha uyu munsi. Yewe ndumva ari ibintu byiza, birasobanutse cyane. Ni ukuri nk'abakunzi bacu mwadukurikiranye, ntekereza yuko mwumvishe itandukaniro rya Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, ariko mu by'ukuri nta bintu bitandukanye byinshi birimo, uretse tubonye yuko itandukaniro rihari cyane cyane riri mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya bose twese dufite ibitabo bingana 27. Mu isezerano rya kera niho kuri Bibiliya y'Abayahudi
hiyongereyeho ibitabo 7 aribyo biri muri Bibiliya ntagatifu. Ibyo bitabo 7 rero nk'abantu basoma Bibiliya yera ntabwo mubujijwe kuba mwasoma ngo mumenye, kuko ubumenyi tugomba gusoma tukagira n'ubumenyi bwinshi. Rero reka dukomeze ducukumbure, dukomeze dusome natwe, abandi mudukurikiye namwe mukomeze mumenye amateka yisumbuye, kuko aya mateka araryoshye cyane. Hari ibintu tugiye twunguka tutari tuzi, hari turapfa gusoma gusa tutazi, wenda hari umuntu utaramenya ese imvo n'imvano ya Bibiliya byagenze gute. Ariko ntekereza yuko uyu munsi Imana iguha umugisha kuko waradukoreye ubushakashatsi. Ntabwo ibintu byose uko byakurikiranye urumva ni ibintu birebire. Muri histoire de l'Église cyangwa mu mateka y'itorero ni ibintu birebire ku buryo ari uguhinamo bikeya. Rero dusaba abantu kurushaho kwimbikana aho bagende basome, bakora ubushakashatsi, bizabafasha kurushaho kumenya uburyo bashobora guhagarara n'uburyo bakoresha igitabo cy'Imana. Murakoze cyane. Rero ntekereza ko uyu munsi turagarukira ahangaha. Ni ukuri Imana yo mu ijuru itugire neza, ikomeze iduhe umwuka wera wo gukomeza kudusobanurira ibi bintu, kandi mukomeza gusangiza abantu ibi ngibi kugira ngo bajye babimenya, tujye turushaho kukumva no gusobanukirwa, kugira ngo dukomeze tufatikanyirize hamwe kumenya byinshi byimbitse, kandi nk'abana b'Imana ibyo byose biradukwiriye. Rero turangirije ahangaha tubashimira, tunabasezeraho kugira ngo muzakomeze mukurikirane ibiganiro bya Blessed Family, mukomeza kujoininga, musubscribinga, ndetse mukomeza kusangiza n'abandi ibiganiro kugira ngo twese dukomeze twungukire hamwe. Imana yo mu ijuru bagire neza kandi biteho. Ciao ciao. Shalom, shalom.